Manzi sindi manzi pe naba nkubeshe ariko sindabona umukobwa wambaye ubusa mubona muri filime ntago naba nkubeshe nyine ni kwa renge nyine sikageze nk'akatandi boye kuri abwo ubu bajye bibaza icyo nahindutseho kandi bakimbona mu mico imwe mibi nk'iyabo nemera kubana nabo atari uko nkunze kubabamo ahubwo bonyine ko mbashishikariza impinduka bajye bibaza nyine ku cyo naretse bazere ko gusiga umwijima wabaye marisanara ni ukuryamira uruhande rumwe nta kunyeganye. mbahaye ikaze kuri Power TV show ni Past Designer nk'ibisanzwe presenter in the country. Today turi kumwe na Kimo Wagwan man on regard Kenjame nigga. Bimeze gute se? Abakeba banje Imana iri kubandinda. Umunsi wishimye cyane. Ewe ntamwenyuye subwo ninde. Namenye ko kagaragaye. We babatari impamvu bababare. Babyibaze wonyine. None ko ya Mana yatabaye se shamu koboye. Nyine to niyibizi yo nyine nkuko babigamba bari abahungu ariko tubajya banaduhumuriza n'umutima abakeba bajye babyibaza. Umuneza kagaragaye ku maso uyu munsi sinzi impamvu. Ni ibigwi by'urukundo ruri kugumya runungura se nibyo. Wapi urukundo se ruva hehe nyine tukubiremo amafarashi barakabonye. Oya ahabwa amafarashi wallahi wagira ngo yanteye manyeri nukuri kw'Imana pe. Yo urambwiye ngo nituzahura ngo nzakubaze nimba ngo ukiri imanzi. Nyiri imanzi sindi imanzi pe naba nkubeshe ariko sindabona umukobwa wambaye ubusa mubona muri filime ntago naba nkubeshe nyine ni kwa renge nyine sikageze nk'akatandi boye kuri nyine wapi naba mbaye indobo neza ngombe indobo nibiba ubigize ibanga mbese nyine tu nabo bisanure babandi bo muri ibyo bikari imperereyemo nkubeshe ni mu cyayenye ibaze nyine wahuruje ariko wari umeze fresh shemana ni gato igumye ifunge defense. Kimo mukanya ubonye umuntu uvuye koga uri kuvuga uti wagize ubwawe ati ngo ntago wakandagizamo n'ikirenge mu mazi. Yewe we nukuri kw'Imana nkunda amagara yanjye nabonye imvubu uri kumva amaso ku maso se ngo iki aha ntabwo zikuka se bavuze ibidomoro ari nyina kandagijemo ibirenge nambaye inkweto uri kumva ariko mbona n'ubundi ryajanja rimwe n'ubundi ndihagazemo kandi ari ibirenge bibiri nibajije nyamaswe nganite nayibonaga yayurira mu mazi ariko navuze ati mwahuye nabonye aho yaciye yiyonera ibigori narumiwe papa ndi muri Mongolia nukuri ndi ka vitamine k'inyamaswa zituruka mu Kagera samutayimu nyine ushobora guhura nacyo cyakutse ntabwo ari wogaho mu mazi ubwo kiriya cyapa cyaba kimaze iki amazi arimo ingona bakujyanye nko mu gapisine aho nyine nahari beto nabwo nyine urumva ba metre nagere babari hari abagomba no kwita abantabara none hano none amazi asa gutya byihorera nyine utazi amagara arayakinisha none nkubeshe akutinya gupfa we ngaho uzakumbure baratubwiye ngo kujya mu ijuru ngo ntawe uzajya mu ijuru adapfuye ariko ntawe wapfuye ngo mbone baseka bose bararize shashumi byihorere hari ahantu niba ari ijuru Imana izaba inije kwibere nijoro izaryihira barishaka njye ntago ndishaka tuzi ubuzima bibera hano ku isi nukuri ibyino ndabishoboye wenda kuko mbibamo nk'abinzobere none hari na kimwe nakurikiza singiye ihame ryanjye no kugendera ku mategeko ya leta kuko ubuyobozi bushirwaho na Nyagasani ubwo ni imbere cyane nyine ariko rirajura abantu bajyamo ukabona bari kurira akuza ahantu we bakwikubitira imva y'ibihumbi 400 bakayiguhaye kuri ino se ukihigira ubuzima ariko we bakagushingura ahantu bampambye mu kirago bakayama ndihoze ko gahinda karongora indushye n'ubwiza rega ntibubuze indushye ku ruhare ko rukundo njya
sinzi niba barubona mwana ugushenguka k'umutima gutangiriraho ni kwa kwijijisha nyine nka ka gaheza katandiboye. wowe ubusenga ukavuga uti nimba ngiye muteganya kuzanshingura mumva 400 mu binkubite shaba bimaye wallahi none simbwa yiririye ntari bino se kwifi hano tuzirya twebwe none zo ziririye se ari iribe ntari bino baza cyangwa niyo nakwibera ivu ntari ariko mwana bakakuryohereza kuri ino se urukundo bagaragaza ku munsi utakirubona. ese Kimo ubuzima muri rusange bumeze gute? Ngewe ntari ndashimira Imana kuko iri kumpa icyizere gishya cy'ubuzima. Abakeba banjye umva banyitege wapi bari bazi se ngo nzaheraye ntago nzaheraye mwabira bikari by'agahinda se Imana niyihare nyine ifunze defanze tu ora nabisha ntago nzigera ngira ikinyabazungu nkoresha wapi sinzana kisumbira kandi ujye binkoramo ikinyabazungu ariko hari abantu baba batari kubyumva nyine tu nimbo nyine urareba telefone se si ibinyabazungu birase turabizi twebwe tuzi guhinga tukeza tukirira tukiberaho no kwenga imyenge yacu basigaye bazana indi ase wari wahingaho ngo iki sinahinze ariko no umuco ngewe nzi ko kuba nkomokaho nibyo byabatunze uri kumva n'inyamaswa tu hari turatoranya ntago tujya turya inyamaswa zibonetse zose ahubwo bitewe n'ibica kuhigiramo ugiye buryasazi burya zirya ari nzima zona ukatuzirira impamvu twirira kugira ngo tubeho tutitaye nyine ku biribwa biri ku isi ahubwo kubwo kuramira amagara ukahita wirira tu ariko kirazira ubuzizi nubwo wazirenga wari kuramira amagara kubwo kurya nta kosa uba ukoze byadanje kuko ikintu gihe nta ndwara gitera. Kimo abantu benshi bari bagukombe muri rusange bahoraga bambaza uti Kimangwema muzongera kuganira ryari barebe uyu munsi ufite akamwenyu babwira byagenze bitubuye yewe kuri muzika sheshume yanjye uri kumva ngewe tu wapi bungewe nzabagumane ariko ngenda ndashimira abato muri iki gihe kuko abakuru bamaze kumenya guhitamo icyo ari cyo ngiye kuko ngenda ndashimira umupeti bita Gashema murumuna wa Lewis niwe mupeti ujya unkubita peace uzi ariko umuntu ugira ibiganiro n'umuntu urashona hano turekora yembe besha mukoboye we nuko imboga zabyoroheje ntago ibyo binyabazungu babimbona ariko njye mbakumbura mwana tu akamwenyu kanyu ukagera munama n'icyizere njye ntacyo ari ngira nshimira ibyo mbonye ko ari ryo ryeno ryanjye ibyo mbuze nyine ntabwo bari igeno ryanjye ako Gashema ewe nukuri tu wapfe ntago nabivuga nyine ngo ibiremwa bibyiyumvemo ahubwo bakuru bawe tu ujye ureba icyo bagucyaha bakubuza pete yange kandi nawe uzagere ku ntego zawe ndagira noneho utere peace n'abandi bafana bawe muri rusange abantu bakwemera abantu bemera ikinyarwanda cya Kimangwema Goodros simvuze Goodros ahubwo ko ndi kugira ngo nkubwire ibintu ukajya uhita unomera umuntu wapi tu ngewe mwana nyine abantu bose muri rusange bakwemera abo ngabo nduraza kubagiraho biri personal ariko ndivuga abantu bose muri rusange ngewe ikintu nabwira rero buri kiremwa cyose kinkunda tu kinanyereka n'urukundo kijye kirinda uburyarya kandi gitsimbarare ku mahitamo yacyo wewe nuhitamo nabi nyine tu nuhitamo nabi uzaba nyine wihemukiye ariko we ni uhitamo neza ikintu cy'ingenzi kuri wowe uzagira icyo wiyubakaho buryo utinda kumva icyo baguhana ngewe tu barambwiraga ati genda uzabona se nkapinga nyine kuko nanjye ndi ndogo numva babikubwiraga ryari nyine nese sozi hari umuntu utambuka mu abantu baca mu nzira ari babiri batandukanye hari ucaho agahabwa induru ariko hari n'ucaho agahabwa impundu ngewe rero bamvugirizaga induru ariko noneho wa wundi watambutse bamuha impundu nanjye tu nkavuga ati se n'iki bubahera uriya muntu
kugira nanjye nisanure menye amakosa yanjye nkahita ndeba wa undi bashima, ariko noneho njye nahigaga amakuru kugira ngeze kuri wa wundi noneho bashima nkareba ikosa rye. Nta muntu utajya ugira intege nkeya ze n'uyu n'umwe. Imitima yababajwe ntigikira, ahubwo nuko yirengagiza. Nukuri abantu bajya bavana nko message n'ubwo uri kubibabwira kumva reba story. Wapi njye ntacyo nzahisha abantu banjye tu. Ariko hari abantu bibaza kubiki uzi Kinyarwanda cyane, uzi imigani cyane, ni imihanda wabayemo cyane. Ngewe tu mama wanjye avuka i Bunagana singirire darapo, barabizi Imana aho yaturutse n'igihe nayiherewe ku itariki ya mbere z'ukwa mbere urashona. So bizi n'umutsima narawuriye, uri kumva nawe umutsima wanasongewe nkaryoherwa. Rero mama wanjye avuka i Bunagana, papa wanjye akavuka i Masisi. Ngewe tu wenda uri kumva ni intera ndende nyine kubaza izo ntara, ariko ngewe nta na hamwe nzi. Ngewe navukiye ishyanga tu kuko mama yaramunganaga, niwe uzi ibyo yaciyemo tu, niyo mpamvu mubonamo niyo diyama mwana yo muri Kongo shumi imwe imwe itagira igiciro. Izere komere wawe mwubaha byahatari. Nubwo namubera ikirumbure atwahura wapi nyine tu yangaya, ariko aterwa ishema nuko uba mfite. Si ikironda se yageze, ariko hari ababuze imfura zabo, ariko njye aramfite. Amahirwe rero yagize yo kuba mfite nukuri kw'Imana pe. Njyewe nari narihaye akato, ariko urukundo rw'abantu rwaranunguye, ku buryo niyongereye akanyamuneza nkahitamo inzira nyine abantu tubana mu buzima duhorana mubabona ntacyo nahindutseho, ahubwo ngiye kuko ngewe niyumva ko nahindutse, ahubwo ubu bajye bibaza icyo nahindutseho kandi bakimbona mu mico imwe mibi nk'iyabo. Nemera kubana nabo atari uko nkunze kubabamo, ahubwo bo nyine ko mbashishikariza impinduka, bajye bibaza nyine ku cyo naretse. Bazere ko gusiga umwijima wabaye marisanura ni ukuryamira uruhande rumwe nta kunyeganyega. Ubwo hari ahantu wagera ukanaryama nta kubuza, ese waryama ku karo ukihindukiza nk'uryamye kuri matora, bibaho se? Ntago biba. Ubwo abantu bakunda kwibaza ubuzima waciyemo bakavuga uti kuri ko izi Ibinyarwanda byinshi, imigani myinshi, nta n'amashuri ya danje wize, bajya bafata kuba warakuriye mu buhunzi, waravukiye mu buhunzi, none bikagera igihe ukinjira n'imihanda. Shume yanyu tu uzi buriya njya nibonaho kubatwa nyine nta kintu kitajya kigira ingaruka, ahubwo ukuntu njya mbibona ngewe tu ngiye kubaho neza nibyo byanungura, ariko kubaho nabi ntabwo njye byanungura, kuko tu mu buzima bwanjye uri kumva impuhwe nazibonye hake, ahubwo nshimira abanyeretse urukundo, umutima wanjye uzirikana nta gikorwa mfite kubikoraho nyine tu ntago nabibaga, ariko tu bo bajye banezezwa n'ibyo bakora kuko bagira uko bankura mu icuraburindi ry'ahahise. Kandi nkubwijije ukuri uzi se guhinduka bifitiye umuntu akamaro ku giti cye. Kimo wambwiye yuko mere wa nyina ajya agira ishema yo kuba gufite, unitwa Shema, akwise Shema. Mane ni izina rye, ariko papa wanjye yanyise Jimmy, ariko ngewe mama yansobanuriye Shema icyo bivuze. Ni nk'ibigwi bundi. Shema nizere kujya umubera umwana mwiza ukamutera ishema koko nkuko yakwise Shema. Wapi ntago namubera umutagatifu, nzamubera umwana. Ntago nakora ikosa. Nta mwana udakosa, ariko byibuze Shishumi niwe ase ninde muntu wambabarira nkawe. Uzi ko uhabwa igihano cy'urupfu ku bihugu bibaho, ariko mere wawe we wenyine akaba ari wo hagera tu we wenyine hahandi isi yose yagutereranye, ariko niwo hatera intambwe akahita higira akavuga nyine tu akakwihanganisha, akanagufatisha no kuri Bibiliya, akagusubiza ibyiringiro, akubwira ati aho ugiye n'ubundi si wowe wenyine uhagiye. Hari umubyeyi urutose ngiye niziza n'umunsi w'abagore. Ku munsi w'abagore wahaye ikimere ngewe se
ntacyo namuzi. Ikintu wamukoreye byibuze kidasanzwe. Igihe cyo namukoreye nagerageje guhindura imyitwarire yanjye mibi, ntacyo namuhaye tu, ariko usibye kumuha guhinduka kuko nicyo anyifuriza, kuko nicyo cyiza cye anyeneyeho nyine, ntakivugirizwa induru na rubanda. Ntabwo nakubesha tu, nicyo kintu namuha kuko n'ubundi ntacyo ngira. Icyo ngira ni ubuzima, amahitamo yanjye tu. Burya amahitamo niyo arimbura umuntu. Tangire Kimo, ndagira umubwire, hari abantu b'ingenzi nyine mu buzima bwawe tu ufite kuvuga uti kwangeze hano kwandika imangwema, noneho ugeze kuri uru rwego kwandika imangwema, waciye muri buriya buzima nkaba narahindutse ubu ngubu nkameze uko nguko umeze. Hari abantu babigizemo uruhare, apari ya mama we aba ari ikitonderwa. Ndagira byuze ushime n'abandi bantu. Yes, ntabwo ari ngombwa nyine n'ubundi tu n'igisigino niyarenge, ntabwo ngiye navuga nerura tu, ahubwo bo bazabyibaze kuko koda bari imwe. Ahubwo ngiye ndashimira umutajiri tu, wampaye icyizere, Imana yonyine tu nizamburanye, sinzigera nkugambanira tu, akugira mbikore n'ubundi naza nkibera vitamine y'amafi hano. Ntacyo byaba bintwaye muri aka Kagera tu, n'ubundi nakwiyakira kuko yaba ari umwanzuro naba mfashe ubugoryi. Ahubwo tu icyizere wowe wanyihereye tajiri, Imana mbega tu aba ari izagira ikigukorera, izagukorera igikwiye nyine. Uku kuntu bana uru urugero rwiza nabonye mu buzima pe, nanjye nagakwiye guha umuntu bitewe n'aho wankuye, bitewe n'ukuntu nibereyeho nyine, n'icyizere wagize icyuma nyine, kuba bandekura n'ubundi ngo nigiriye. Oya igikamba cyo ntari wanyakiriye unzi wese, nta kato wigeze umpa. Ahubwo tu Imana ijye kurinda abakeba bawe bo nyine, Imana izanabibaziza, nta nubwo nzanabakumbura. Ariko yitwa umutajiri ngewe tu, Semariza yangize nk'igikoroyiro mu koboyi. Ewe we nyine tu pazo wamungana Imana ngo ubone usigaye wari agashinga kuko usigaye ukora. Ngewe nikorera kuri puru tu, kandi nibereho fresh, uri kumva se. Ukora kunuza kuri portable biyari nyine, ariko niwe mu boss wampaye icyizere. uri umutokeni Imana. Abandi bambazaga inimero ngo ase ngugira inimero yihe ngo nzakubaze, ahubwo we yampaye inshingano ntiyambereye nkabo. Burari n'abantu bangora akavuga ati kuri momo nyine ngo bariho mwishurira kugira banareho impamvu, ariko ngewe inimero mbiriti ntabwo yikozwa. Wapi binyabazungu ntabwo nyambikoresha, nukore ku Imana naba nkubeshe, byaba ari nk'akagaheza nk'akatande boye kuri vuba. Nanjye inimero ye narayizirikanye, niyo bayimwishuriraho, ungendereye niwe nkumbura. Ariko tu mushimira nyine kubw'icyizere yampaye bo batampaye. Ushime n'abahungu babigukoreye. Bariya ni inzozi nyine tu, uko urukundo banyereka rwantungura rukamenera umutima, kuko urukundo ngiye mbabonaho ntacyo naruvugaho nyine. Kuko iyo umuntu ageze gutya agahita agukubita nk'umushahara nyine tu w'ukwezi ku muyede, shime yanjye, iyo utabishize muri bwa buremere umuyede abonera mwayo mafaranga uyatesha agaciro. Ariko ukuntu ngewe babinkorera nanjye nkagira ikinyiyubakamo muri njye, nanjye ndabashimira tu, ibyo bakora no ku cyuya batakaza si ubusa. Njye ndabashimira cyane pe, ubwitange mujye mugumye musubize icyizere nyine tu mu bantu. Ubu bigeze he ya foundation kugira bagusayidire rero ko wagira agashinga nawe ukora? Ewe we wumve ngo hano none hipondezi hano nyine ni bucece ubigambye tu, ariko ipondezi riba ryibereye ku isoko mu Cyayenge, si ngombwa ngo mbigambe byona, ariko itangiriro rituruka muri bo, iherezo ryo rigatangwa n'Imana. Ariko ngenda bashimira kuko bampaye itangiriro, kuri bo
naba ngaragaje amarangamutima ngiye mvuga muri detaye, ahubwo ngenda bashimira muri rusange ubushake bagira n'abana. Gashema tu nuko yahisemo kwiga, abandi nkabona abayobotse itabi, ahubwo we azagumye agire kuraje yiyigire. Eliya yikinire futuboro, rewe nawe arebe ko afite inshingano. Ni ukuri kw'Imana nese uzi kubaho. Ndagira ubwire ba bantu, hari abantu bagusezeranije yuko bazagukubita support nyine ukagira nk'agashinga wakora, bigeze he, bimeze gute? Ngenda shimira abagumye kubikora, kuko message niwo uzakira, nizaturuka ku ruhande ntago nazishimira nk'uko ari wowe bangezaho, ntago nazishimira, ahubwo bagumye baguhereza irita. Umunsi umwe nyine ako gaseke kazapfundurwe kabagira neza, ariko bidatangajwe kuri umwe, kuko ni benshi tu. Ushobora kuba nyine uyu munsi bishobora kuba bitakunze, ariko ejo bigakunda. Ahubwo noneho ku cyizere bagumye baduha, gutegereza se warambirwa gutegereza mpaka kundundura, ariko sinzabura icyizere, nzagihorana, icyo nzanapfira tu, kuko Imana ni kimwe. Kimureka tunasoza gutya, wakoze cyane. Namwe mwakoze nyine ku batoya. Gudro urugo ruhire tu, ni wowe nyine mbasha kubonera amakuru, kuko barayama. Gashema abari muri fundraising bo nyine ntaribe, icyizere mu kigumye mu bantu, kuko n'ubundi Imana niyo yakibahaye, namwe mujye mugisubiza abantu, hari icyo bitwaye. Niberaho nk'umusuguti tu, isi tuzayisige ari nziza kurusha uko twayisanze. Sizo mu mbero nziza, nizo mbatuye tu. Ibibazo byo ntibizigera byigera ibisubizo, tuzagumya duhangane nabyo, ntabwo tuzamanika amaboko. Imana niyo nkuru.